Yes, inshuti bakunze bavuga news mumeshkora kida bifuriza bwaneza mumeshkora kida bifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha byayo kabisa. Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibahire kandi ikomeze ibahe umugisha muri byose kabisa mugenda mucamo. Iyi ni yacu ya mbere kwisiza muziko izamukuvugwa mu kipe y'Igihugu Amavubi. Groshime wamaze gukora subscribe nawe utarayikora ariko ugiye kuyikora aka kanya ndabigushimiye rwose. Komeza ukomeze udushyigikire kandi ubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, ubundi ibintu bikomeze bigende neza cyane. Abundi icyo tugiye kuganira kuri uyu munsi, tugiye kugenda tuganiraho, tugiye kuba twagenda twanariza abatoza bombi, uwo bita Frank Torsten Spitter uheruka gutoza Amavubi, ndetse yewe rwose no kumutoza tugiye kuba twamugeranya, ndetse n'uyu mutoza mushyashya witwa Adel Amrouche. Turebe ese abatoza batandukanye, ese noye mutoza koko wanyawe ubereye u Rwanda, ubereye gutoza Amavubi, ese aba batoza ni iki kibatandukanya? Benshi ndabizi ko benshi murabikeneye cyane rwose, ibintu murabikeneye. Ubwo rero reka duhite twinjiramo kabisa. Benshi kabisa bagize ikibazo nyuma y'uko u Rwanda rwakiriye Nigeria ikarutsinda ibitego 2-0, rugakina na Lesotho. U Rwanda rukanganya na Lesotho igitego 1-1, igitego cya Georgia, ndetse n'ikindi gitego Lesotho yishyuye u Rwanda. Ubwo rero ibi byose bikaba ari ibintu byavugishije benshi nyuma y'imikino, bavuga yuko umutoza adashoboye. Noneho bikaza guhumira ku mirari, umutoza ajya gukina na Algeria mu mikino ya gishuti yabaye ejo bundi ku tariki 5 ndetse no ku tariki 9 z'uku kwezi kwa gatandatu 2025. Ubwo rero uyu mutoza ababizi neza murabyibuka cyane, ku mukino wa mbere benshi batunguwe no kubona yadefandisha abakinnyi bagera ku 8 kabisa. Yashyizemo abakinnyi 8 bose bakina badefanda, ibintu bitigeze bishimisha abantu na gato, bavuga ati ese ko turi gukina umukino wa gishuti gute tutakina ahubwo umukino wacu dusanzwe dukina aho gutinya ikipe, aho gutinya ikipe ngo tujye kuryamamo. Ubwo rero uyu mutoza benshi batangira kumubaza, ariko baravuga ati wenda ari yirindaga kugira ngo adatsindwa ibitego byinshi n'ikipe ya Algeria ya Riyad Mahrez ndetse n'abandi bakinnyi benshi bakomeye cyane. Bati wenda ari tadutsinda ibitego byinshi cyane taza kutunyagira, reka wenda hari aryamemo, nubwo nta bitashimisha abantu benshi. Avuga ati reka dutegereze ku mukino u Rwanda ruzakina na Shane, wenda arazirekura noneho akine bisanzwe rwose, akine umukino mwiza. Ariko uwo mukino wa Shane yakinye na Algeria ya Shane, wabonaga rwose iyi kipe ya Algeria icyo ibura rwose ari umwanya wo gutsinda ibitego, aho ubundi u Rwanda icyo gihe nabwo yarongeye aryamamo, akoresha abadefanseri bagera kuri 6 bose, ubona ko yaryamye cyane rwose. Ikipe yose ubona ikina idefanda, nta kwataka ntaki. Ubwo rero uyu mutoza ubona ko nta bisubizo afite, warareba ukabona ko nta bisubizo afite kuri uyu mukino. Rero nabwo ikipe ya Algeria iza kuba yagenda imutsinda, ikipe ya Algeria iza kuba yagenda imukubita kabisa, imusaka, imutsinda ibitego nayo 2-0, kandi yanarushije Amavubi bikabije. Rero uyu mutoza rero ibyo byose iyo ubyegeranyije usanga ari we mutoza ubu ngubu wanzwe mu Rwanda, kuko benshi barakubwira ati twagize ba Makistri, twagize ba Antoine Hey, twagize benshi ba Frank Torsten baheruka Amavubi, nubwo yashoboraga gutsindwa ariko yabaga yakinye neza. Icyo kintu bakubwira batwenda Amavubi ntabwo icyo gihe yatsindaga, ariko Amavubi yagabakinye neza. Nta na rimwe Amavubi yatsinzwe arushwa, nta na rimwe Amavubi yagize yatsinzwe arushwa, kuko wanasangaga bya bigugu bikomeye za Senegal ziza n'amakipe akomeye aza akanganya n'Amavubi, bakanganya kabisa, cyangwa se ugasanga nk'izo kipe nka Senegal murabyibuka yatsinze u Rwanda ku munota wa nyuma. Ni ibintu nyine benshi kabisa, benshi bagenda bahurizaho. Rero reka turebe ese uyu mutoza Adel Amrouche atandukaniye he n'umutoza atandukaniye n'umutoza kabisa
witwa Frank Tosten Spitra n'abatoza batandukanye. Uyu mutoza mbibutse ko Adel Amrouche amaze gutoza u Rwanda ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi imikino 4 amaze kuba yagenda atsindamo umukino umwe anganya nta mukino n'umwe aratsinda mu mikino 4 yanganyijemo umukino umwe gusa ubundi atsindwamo imikino 2 atsindwamo imikino 2 rero ikigereranyo cya buri mukino kabisa cyangwa se ikigereranyo cyo gutsinda kwe cy'amanota ni 0.33 kuri buri mukino kabisa niyo manota twavuga ko yaba yarasaruye kabisa. Uyu mutoza rero nuko nguko statistics ze zibivuga aho ni mu Mavubi kabisa we yatoje imikino 4 atsindwa imikino 3 aza ko yagenda anganyamo umukino umwe mu gihe uyu umutoza kabisa yego yatsinzwe imikino 3 anganya umukino umwe nta mukino n'umwe aratsinda mu gihe yinjijwe ibitego bigera kuri 7 yinjijwe ibitego bigera kuri 7 muri iyo mikino 4 na mutoza dafite statistique nziza namba mu gihe yaje asimbuye witwa Frank Tosten Spitra yatoje imikino 12 atsindamo imikino 5 anganya imikino 3 aza ko agenda atsindwamo imikino 4 ubwo bivuze ngo mu mikino 12 nibuze imikino 8 yayibonyeho amanota ntabwo yigeze atakaza imikino 8 ahubwo yatakajemo imikino 4 gusa kabisa. Urumva ko no mutoza wari ufite imibare myiza kabisa ariko biza kurangira nyine biza kurangira kabisa bitagenze neza. Mutoza aza kuba yagenda aza kuba yakwigendera kabisa birangira aje kuba yakwigendera. Ubwo rero uwamusimbuye rero waje ukomeje kubagenda bigihombo. None reka turebe ese imikinire yabo bundi yaba bagabo imeze ite. Uyu mutoza bita Frank Tosten Spitra akaba ari we duheraho wagiye. Uyu ni umutoza usanzwe akina ikintu bita attack. Ni wa mutoza nyine ukubwira ngo ikipe niba yaba nkuru yaba ntoya ntagire ikipe mutinya muyatake muyibize cyuya kabisa muyibuze guhumeka. Icyo ngicyo nicyo bakorera ikipe bari gukina nayo nukuyataka bakayibaho nyine bakayibiza icyuyi ikataka nabo bakataka. Uwo ni umutoza bita Frank Tosten Spitra mwarabibonye cyane u Rwanda rugenda rukatakira Nigeria iwayo rukayibonamo ibitego 2 mwarabibonye cyane u Rwanda rwatakira Benin hano rukayitsinda ibitego 2 mwarabibonye cyane u Rwanda rujya kwatakira Lesotho iwayo rukayitsinda igitego 1 nyine ni umutoza ubona ko nyine wataka pe no umutoza ubona ko yataka. Ariko uyu mutoza bita Adel Amrouche we ikintu cya mbere akora ni ukudefanda. Adel Amrouche w'ikintu cya mbere akora ni ukudefanda kuko twarabibonye niba ashobora no gufata risk yo kudefandisha abakinyi 8 agashyiramo abakinyi 8 bose badefanda washyiramo n'umuzamu wa 9 ugakaba sigaranya abakinyi banga akabasigaranya abakinyi 2 gusa bonyine bari kwataka. Ni bibazo niyo mpamvu nko ku mukino wa mbere Kagere Medi ntigeze abona ballon nimwe yigeze mugeraho kuko abakinyi bakamoye imipira bose bari bagiye kudefanda bari mu kibuga cyabo. Niyo defo ubona afite kandi niyo mitoreze ye ubona ko ari umukitoza wizerera cyangwa se bakira mu kudefanda bishobora kuzagaragara ko uyu mutoza abakinyi be benshi beza cyangwa se abakinyi benshi azakoresha nabakinyi baba polivora niba unataka ariko nibuzuka ushobora no kudefanda kuko ahari yishakira abakinyi badefanda. Niyo mikinire yenyine iyo urebye iyo usesenguye ubona ari yo mikinire we akunda ikintu cyo kuvuga ngo turadefanda. Uyu mutoza rero bita Adel Amrouche nuko nguko akina we icyambere cyo aba yizerera mu kudefanda kabisa mu gihe umutoza bita Frank Tosten Spitra yizerera mu kwataka.
uranyataka nanjye nkwatake, nuko wenda hari utsinda nyine aze kubicyura, uri buze kuba mwiza mu kwataka aze kubicyura. Kandi Frank Tosin wabonaga ko icyo kintu yamaze kugikora, abakinnyi be bari kuzamura imibare, abasore nka George Kwizera, Nshuti Innocent arimo genda akora imibare myiza, ariko ubu ngubu Nshuti Innocent twabonye ejo bundi twamaze kubona ko yo ari umukinnyi usanzwe, ariko yongeye kuba Nshuti Innocent nyine wa wundi usanzwe kabisa, wa wundi usanzwe muri APR umusanzwe kabisa, ariko ubona yuko nyine yasubiye inyuma, ariko si ugusubira inyuma ahubwo ni imikinishirizwe ye yatumye akina kuriya nyine mwamubonye. Ubwo rero ni imitoreze ibiri itandukanye kabisa ihabanye, urumva umwe arataka undi akadefanda, ni imitoreze ibiri ihabanye, ariko ikindi wabavugaho ni uko bose bahuriye ku ngeso imwe yo gutangaza amagambo aryana kabisa, yo gutangaza amagambo aryana. Nk'uyu mutoza Adel Amrouche nuko aho ava hose ni interviews agenda atanga kabisa zidahwitse, aho ava hose ibihugu byo byose yatoje nta namwe atinda, kubera ama interview ajya atanga kabisa, kubera ama interview ajya atanga ama interview akorogana cyane, bigatuma ahita yirukanwa. Ndetse n'umutoza bita Adel Amrouche nawe yakomeje kugenda atangaza, ari nabyo byatumye bimuviramo kwangwa, agenda avuga ko u Rwanda rutari Brazil, urwatsindwa ati u Rwanda si Brazil mwihangane, akagenda avuga ati hano hantu rwose nta kigenda, nta mukinnyi ufite ubwenge waza kwakenera, ubona nyine ari ibintu byagiye biryana cyane, bigatuma atongerwa amasezerano, kandi ari umutoza w'umuhanga kabisa umeze neza cyane. Ariko ibyo byose nyine bikaba ubwo rero uyu mutoza abenshi bamaze kubona agaciro ke, kuko uyu Adel Amrouche kuva yaza rwose benshi ntibatinya kubivuga rwose, ntabwo ari umutoza wagakwiye gusimbura uwo bita Frank Tosin Spitler urebye ibyo yakoze, ndetse we n'ahazaza abonaga ugereranyije n'ibyo wabonaga yakoraga uyu mutoza bita Adel Frank Tosin Spitler. Ariko nyine nta kundi, reka dutegereze ko uyu mutoza asoza amasezerano cyangwa yazatandukana n'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ubundi wenda hari nibwo bakongera gutekereza niba Frank Tosin Spitler yagaruka, cyangwa se bakareba uburyo bazana undi mutoza. Ariko uyu nguyu we bisa nkaho bizagorana, iriya campaign yo kuvuga ngo u Rwanda ruzajya mu cy'Afurika bisa nkaho byagorana. Banyarwandakazi rero, iyi ngiyi ni channel yanyu Amavubi News, kora subscribe niba utarayikora, nawe amaze gukora subscribe ukagukora kuri like, comment ndetse n'ibindi byose mundi koraho tuze kubonana mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde kandi ibiteo. Ciao.